Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumya abane namwe aho muhereye hirya no hino abakunzi ba Irera TV1 bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino hose mukunda ibyiza cyangwa mukunda kugendera mu byo Uwiteka Imana ashaka dore ko n'ubundi duharanira ngo ubwoko bw'Imana kumenya iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora. Rero ndabaramukije bwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, muri Europe, bwoko bw'Imana muherereye muri Australia, ndabasuhuje. N'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero n'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye n'abazaragwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere ubwoko bw'Imana God's people abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego rero intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Turabashimiye cyane ubwoko bw'Imana God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo ibishimangire ivuga iti mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 haravuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri hasi, atari ku biri mu isi. Yego kandi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21 naho haravuga hati nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Rero n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana God's people, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi hari abatamazi. Yego Pawulo yandikiye Tito abimubwiraho ku gice cya mbere umurongo wa 16 bamubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 haravuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Yego kandi Pawulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Kandi Pawulo yandikiye urwandiko Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 ababwira ati hari benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero dukurikije ku byo tubonye Bibiliya irimo gusobanura haruguru, niyo mpamvu ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego iki kiganiro n'ubundi turimo ni ikiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga by'Imana ishaka? Rero reka twumve aya mateka kugira ngo twumve icyo bakoraga, tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka. Muri iki kiganiro n'ubundi cya tumenye amateka mu iyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya
kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11. N'ubundi kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1397, Thomas Palantuchel waje gufata izina rya Nicolas wa gatanu, yafatwaga nk'umupapa mwiza mu bapapa bose ba Renaissance. Kuri iyi tariki rero yo kuwa 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1397 nibwo yapfuye, cyangwa twavuga ko aribwo igihe cya misiyo ye mu isi cyari kirangiye, cyangwa icyo yagombaga kuza kwerekana mu isi cyari kirangiye, cyangwa igihe yaraje kwiyerekana uwo ari we, cyangwa kunyura mu mwiyerekano we igihe cye cyari kirangiye. Yego, ni kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'1397 nibwo yashizemo umwuka. Yego, mu gihe cy'ubuyobozi bwe nka papa yayoboye ubuzima bwe butagira amakemwa, akunda ubushakashatsi bushya mu buhanzi no muri siyansi. Yego, agarura amatorero menshi yangiritse, kandi yashinze isomero rya Vatikani. Yego, ngayo amateka tugiye kurebaho kuri uyu munsi, cyangwa tugiye kuri icyo Bibiliya yavugaho. N'ubundi aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwa christianitytoday.com. Yego, n'ubundi tugiye kureba kuri aya mateka, ese abantu bayatambutsemo cyangwa bakoze ibingibi tumaze kureba hejuru bari mu byo Imana ishaka, cyangwa ntabwo bari bari mu byo Imana ishaka. Tugiye kureba uyu Tomasi igihe yatambutsemo, ibyo yakoraga se tumwigireho, cyangwa ibyo yakoraga n'ibyo yari arimo tubitesha agaciro, turebe icyo ijambo rivuga. Nibyo tugiye kurebaho, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Yego, icyambere tugiye kureberaho nyirizina Tomasi, cyangwa izingiro ry'ibyo tugiye kurebaho muri aka kanya kuri aya mateka. Tugiye kureba ku ishyaka rya Tomasi. Tomasi byagaragara yuko afite ishyaka ryinshi cyane. Tugiye kureba bimwe na bimwe yagaragaje mu ishyaka rye. Yego, icyambere Tomasi ishyaka rye ryagaragaye kuba yarafatwaga nk'umupapa mwiza mu bapapa bose ba Renaissance. Kabiri, kuba mu gihe cye cy'ubuyobozi bwe nka papa yarayoboye ubuzima bwe butagira amakemwa. Yego, gatatu, turimo kugenda tugaragaza n'ubundi ishyaka Tomasi yari afite, kuba yarakundaga ubushakashatsi bushya mu buhanzi na siyansi. Kuri kane, tugiye kurana kane, kuba yaragaruye amatorero menshi yangiritse. Yego, ishyaka rye kandi ryanagaragaye kuba yarashinze isomero rya Vatikani. Urumva Tomasi yari afite ishyaka ryinshi cyane. Ese icyo yakoraga muri iriya shyaka cyari koko cyari cy'ukuri, cyari cy'ingenzi? Kuko tugiye kureba nyirizina ishyaka. Ubundi ishyaka icyo, cyangwa ubwoko bw'amashyaka ibyo ari byo nyirizina, ishyaka nyirizina ryo gukora ibintu runaka. Tugiye kureba ishyaka riraza kubonekamo uburyo bubiri, ishyaka ryiza n'ishyaka ribi. Ese Tomasi yari ari ku ruhe ruhande? Tugiye kureba icyo turimo kumwigiraho hano. Turimo kureba ni ishyaka, ibyo yari arimo byose. Yari afite ishyaka ryinshi cyane, kuba yari umupapa mwiza w'intangarugero mu bapapa bose ba Renaissance. Yarabaye umupapa mwiza mu gihe cy'ubuyobozi bwe, yari nta makemwa ku buyobozi bwe. Kandi tugasanga uyu mupapa Tomasi yarakundaga kugira ishyaka ryinshi cyane, ashishikariye yego mu by'ubushakashatsi ku bya siyansi ndetse n'ubuhanzi. Urumva ni ishyaka ryinshi cyane, ariko nyirizina ririya shyaka yari arimo ryari rigamije kugera kuki? Yego, niyo mpamvu turimo kuvuga ngo tugiye kureba ku ishyaka ryiza no ku ishyaka ribi. Niyo mpamvu ishyaka ryiza riraza kuba ririmo kugendana n'icyo Imana ishaka. Yego, ishyaka ryiza riraba ririmo kugendana n'icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Yego, ishyaka se
turareba n'irindi shyaka yagize ryo gushyiraho isomero. Ni urumva ishyaka rafite ryari ryo kwagura ibintu biremereye kandi bifatika by'umumaro mu buryo we kucyo yaragamije, ku bw'intego yari afite. Yego, bw'intego yari afite. Urumva wari ukwihutisha icyo ashaka kumenyekanisha, yego, ngo bikorwe mu gihe gito cyane. Ese ryari ishyaka ryiza cyangwa ryari ishyaka ribi? Ese ukurikiranye amateka n'amakuru kuri uyu Tomasi, yari arimo kugendera mu cy'ukuri ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu nawe dukurikiye bwoko bw'Imana, bakunzi ba Irera TV1, ndabasaba kugira ngo mugire ishyaka, ariko urebe ishyaka ritaza kubusanya n'ishyaka ryiza, cyangwa ishyaka ririmo iby'Imana ishaka dushingira ku cyo Bibiliya ivuga, kuko ariho turasanga imvugo y'Imana n'ibyo ishaka yuko dukora. Yego, tugiye kureba icyo Imana ivuga kuri aya mateka tumaze kureba. Tugiye kureba ishyaka ribi icyo ari ryo cyangwa uburyo rikorwamo. Turaza kuri bisobanukirwa neza turebye mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 2 kugera ku wa 3, harabivugaho hati ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ahangaha herekanye ishyaka ryinshi cyane n'umurava mwinshi, ariko nyirizina birimo kunyuranya n'icyo Imana ishaka. Iri ni ishyaka ribi turimo kurebaho, niryo tubonye ahangaha. No mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 6, ni urwandiko Pawulo n'ubundi yandikiye Abafilipi. Turebe icyo yababwiye noneho. Mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 6 haravuga ngo ku by'ishyaka narenganyaga itorero, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Urumva hano ishyaka Pawulo yari afite ishyaka ribi, kuko ishyaka yari afite ryari ryo kurwanya itorero ry'Imana, ryari ryo kurwanya ubwoko bw'Imana, ryari ryo kurwanya ego abizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo. Iri shyaka rero yari afite ryari riri ku muvuduko ari n'uwo kurebegaho kuri bamwe runaka bitewe n'icyo bagamije, ariko nyirizina ryari ishyaka ribi. Yego, niko haritweretse. Ariko turebye ku bigendanye n'ishyaka cyangwa no kuba umuntu yakora mu buryo bwagutse icyo waba urimo gukora, ariko mbashishikariza kugira ishyaka ryiza, muva mu ishyaka ribi wari uririmo, ariko uri mu ishyaka ryiza rigumemo. Ndagira nongere nsubiremo mbabwira ni ishyaka ryiza nirigendana n'icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Ishyaka ribusanyije n'icyo Imana yavuze muri Bibiliya mu byanditswemo, icyo gihe uri hanyuma, ntabwo uri mu kuri, ntabwo urimo kugendera mu kuri. Rero tugiye kureba yego icyo itegeko ribivugaho. Muri Mariko ibice 12 umurongo wa 30 kujya ku 31 haravuga ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Hano hatweretse itegeko icyo ririmo kubivugaho. Hariya Tomasi twabonaga ibyo yakoraga byose yabishyizemo imbaraga nyinshi. None ku ruhande rwawe turimo kureba ku bigendanye n'ishyaka, mu gihe wamenye yuko urimo gukora iby'ishyaka ryiza cyangwa iby'ishyaka Imana ishyigikiye, kandi ubigenjuje icyo Bibiliya bivuga, mu gihe urimo gusanga urimo gukora ibigendanye n'icyo Bibiliya bivuga, gira imbaraga nyinshi cyane kandi bikorana ishyaka. Mbese bishatse kuvuga iki? Ubushobozi bwawe bwose bukoreshe umenyekanisha icyo Imana ishaka gukora ugendeye ku by'ijambo rivuga. Koresha ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose uzikoreshe, ubutunzi bwawe ubukoreshe. Bishatse kuvuga iki? Muwaye zose, uburyo bwose wabona, kora icyo ijambo ry'Imana rikubwira, nibwo uraba uri mu ishyaka ryiza. Yego, urakoze cyane. Tugiye kureba ishyaka ryiza cyangwa barikoze n'abarinyuzemo uko byagendaga. Mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 24 haravuga ngo kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Yego, hano habivuzeho
no mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 12 kugera ku wa 13 naho haravuga hati kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku ngozi z'ibibi mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza wumvishe iki ishyaka ryiza uburyo rikorwamo nuko ugendera mu murongo w'Imana ishaka rero ndabashimiye cyane ku mateka y'uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 turebeye hamwe amwe mu mateka yaranze iyi tariki ndabashimiye cyane n'ubundi mwari muri kumwe na Anastase Sibomana ubwoko bw'Imana muri uyu mwanya w'ikiganiro tumye amateka mu iyobokamana kinyura kuri TV1 buri munsi ndabashimiye cyane rero witondere ikirimo kumenyekanisha hirya no hino imba kimo guhuza n'ijambo ry'Imana witondere n'icyo wigishwa hirya no hino utaza gusanga urimo kugendera mu kinyoma cy'igihe kirekire bahinduye ukuri kandi kirimo kuvuguruza icy'Imana ivuga mu byanditswe muri Bibiliya yego n'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana data twese ishaka kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu nta mupaka yego kuko mbere Yesu Kristo ataraza ku isi ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa yego rero ubwoko bw'Imana God's people buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru yego ndabashimiye kubwo twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi nahejo tuzasubira n'ubundi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu murakoze cyane